Rwanda with beautiful people. Nukuri, Rwanda was shining bright. We only had 3 main classes that we Rwandans belonged to. Hari ababumvyi bazwi nk'abatwa. Hakaba kandi abahinzi bazwi nk'abahutu. Hakaba kandi n'aborozi aribo batunzi bazwi nk'abatutsi. Ibyo byose byatumaga tuba bene Kanyarwanda. Ibyo byose byatumaga tuba bene Gihanga bazira icyasha. It was really good, but it didn't last long because the enemy of peace had arrived. Ndavuga umwera, ndavuga umuzungu. At first, he wanted a way to divide us, but we refused to believe what we didn't see and what we didn't have in our manners. Nuko turamwirukana, abura haja. Our bond was really strong. Unfortunately, he came back. He took one by one. He taught us how we were different, how our land and size was our main difference. Nukurwango rurabibwa, bwa bumwe bw'Abanyarwanda buzamo agatotsi. It was so sad. Nje nagatera umugabo wanje, twari tubanye neza, naratetaga, nari umwamikazi kuri we, ntacyo nari naramuburanye, oya ntacyo. But as days moved on, things started to change. Naramwegeraga ati hoshi genda. Bwari ubuzima ntigeze mbona. Rimwe na rimwe najyaga ntekereza kumuta, ariko I was a woman with values. I had hope that something would change and go back to our paradise, but it didn't happen. One day we were sitting in our living room. Then we heard the bursting bomb sound. Then aja hanze ahamara nk'isaha n'igice agaruka aseka cyane ati akanyu karashobotse sha. Nuko njya kuryama ntazi n'icyabaye. The next morning I went to prepare his breakfast and left him sitting on the veranda, listening to his radio as he did before. Nuko numvaho nari ndi mu gikoni ati niko wanzoka. I didn't believe that it was me, but that's what he called me. That's when I discovered that the president's plane had been crashed. From that day on, my names were Inyenzi, Inzoka Nandi. Natekerezaga kumucika gwese yasigaga nkingiranye. Nyuma y'iminsi he became a monster. Yatangiye kujya yitwaza imihoro nkanibaza icyo ayikoresha bikanyobera. Nuko umunsi umwe ijoro rinisi numva abantu bakomanga. Ndebeye mu idirishya mbona ni mama, data n'abarumuna banjye. Numvise ngiye kubatura ibibazo mfite, ariko mama yantanze gusuka amarira. Nuko ntaragira n'icyo mbabwira, umugabo wanjye baraje inseko yo kwiyerurutsa ati muraho babyeyi. Nabo bati muraho, bati dutabare, turakwinginze dufashe dukize, twiwacu byakomeye dukize. Nawe ati mumbabarire, erega baranyica, nta kindi kintu mfite cyo gukora, ni mumbabarire mundwaneho, cyakora ni mumpe kabucura bwanyu, nta kindi. Nukuri numvaga najyana nabo, but mom said no. Ati mubeho bana ba, niryo jambo rya nyuma namwumvanye. Nuko baragenda. After days became harder. Gatera was no more my man, but something else.
was, I can say, a monster. Yaratahaga asa n'umubazi w'inyama, ariko ntitugire icyo tumubaza tukihisha gusa. One afternoon, he came back with a t-shirt full of blood of stain, imihoro iteye ubwoba. Nuko mbona bucura bwa mama, aramubaza, atese gusuca, nawe urica. Ikinyamaswa cyahise kimutsigira, kiramunyaka kindusha imbaraga, kiramutsikamira, kiramuniga, mbona kimukubise umuhoro mu mutwe. Nuko mbona arahindukiye, atumva nawe, nugira icyo wongera kumbaza, jewe nzakwiyicira. Days on, I started to live a purely life, and finally decided to go and hide. Sinigeze ngira igitekerezo cyo kujya kure, oya, nagiye hafi aho, inyuma y'urugo rwacu mu gitoki. Igihugu cyose cyari kirimo imiborogo by'abana b'Abanyarwanda. Interahamwe zishe abana b'Abanyarwanda zirafata zibica, zibaziza ubwoko batigeze biha. Gusa the country of honey and milk shed, that time shed blood and tears of our people. And back to where I was so curious of what was going to happen to my life. Namaze amajoro menshi muri urwo rutoki, reka rero rimwe ku manywa y'ihangu mbone Gatera na se bavuye mu kazi nk'uko byari bisanzwe. Gatera aza kwihagarika mu rutoki aho ngaho, azana n'ibyo bishaka ibyo byasaga nabi, cyangwa bambonye kumbuka nirukanka, nawe barambonye abwira se, banyirukanseho mbarusha intambwe, ngeze imbere muhura n'abantu nyaho kugira ngo munyice, abujyanishwe n'umugabo nishakiye, nimunyiyicire, munyice nta kindi. But baravuze ngo humura ntugipfuye, zari imfura, zari inkotanyi. Nahise mbonana na Ntwari musaza wanjye, nawe arimo, niho basi numvise nduhutse, niho numvise nongeye kubona ubuzima. Inkotanyi zarazengurutse, and my husband was arrested. Inkotanyi zarazengurutse, kuzenguruka igihugu cyose, zifasha abari barahuye n'ibibazo, zihereza n'ubuzima batari bazifite nk'uko byari bisanzwe. Baravuze bati humura ntabwo ugipfuye. Nafashe umwanya na Ntwari musaza wanjye, turicara, ambwira uko byagenze. Nararize ndihanagura. Numvaga narakomeretse ku buryo buhagije, ndetse numvaga ntari njyewe. Umubiri wanjye wari warabaye igishushanyo, kubaho nzi yuko twavutse turi benshi, ariko nk'abasigaranye na Ntwari musaza wanjye. Numvaga ntari njyewe, gusa nakomeje kumva amajwi y'ihumure ampumuriza, aturutse impande n'impande. Numva ihorere mama, ihorere. I decided to leave kandi ko nzatuma n'abandi babaho. Long live Rwanda. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda
wakozwe mu nda n'abawe reka gawe tukwihoreze amateka yacu yacu twigiye mu byinshi ubu nacu twiyemeje kutazigera dusubira inyuma turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibyiza abanyarwanda twagezeho nyuma y'icuraburindi n'ishyano ryaguye dufite umucyo dufite icyizere cy'ejo hazaza twaciwemo ibice turamarana turikamo ikibi kiraganza ubu ndu munyarwanda niyo ntero kugera imanga turaba agaciro umunyarwanda arakomeye amahanga aradusura ngo yige u Rwanda uraseka akanyamuneza k'abana bawe niko gatuma udusuye adataha turwanye ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikire ibyiza abanyarwanda twagezeho nyuma y'icuraburindi n'ishyano ryaguye dufite umucyo dufite icyizere cy'ejo hazaza ihorere hora Rwanda ihorere